Kuri wa gatandatu umunyamakuru akaba n'umujyanama w'abahanzi Murindahabi Irene wamamaye nka Irene yatangaje ko agiye gukora ubukwe n'umukunzi we Nishimwe Liliane. Aba bari bamaze igihe kinini bakundana nyuma yo kumwambika impeta y'urukundo ubwo bari mu gihugu cy'Ububiligi. Kuri wa gatandatu rero nibwo Irene washinze inzu ifasha abahanzi MIE Empire yifashije amafoto atandukanye agaragaza ibihe byiza yagiranye n'umukunzi we, ahamya ko urugendo rwabo rw'urukundo rugiye kwinjira mu cyiciro gishya cyo kubana nk'umugore n'umugabo. Amakuru atandukanye avuga yuko aba bombi baherutse guhurira mu Bubiligi, aho Irene yanakoreye ibirori byo kwambika impeta y'urukundo Nishimwe Liliane. Uyu mukobwa bivuga ko asanzwe atuye mu Bubiligi. Bamwe mu nshuti zabo bavuze ko imwe mu mihango y'ubukwe ishobora kuzabera mu Bubiligi, indi ikabera mu Rwanda kuri Intare Conference Arena. Irene kandi yamaze gutangaza itariki y'ubukwe bwa Liliane, aho yavuze ko buzaba tariki ya 15 Kanama uyu mwaka. Mu butumwa yasangije abamukurikira yahisemo gukoresha amagambo yo muri Bibiliya yera mu Migani 31 umurongo wa 25 kugera kwa 26 ugira uti, imbaraga n'icyubahiro nibyo myambaro ye, kandi igihe kizaza azaba giseka atacyitayeho, abumbuza akanwa ke ubwenge, kandi itegeko ry'ururimi rwe riva ku rukundo. Aya magambo benshi bayafashe nk'uburyo bwo kugaragaza urukundo n'icyubahiro afitiye umukunzi we bitegura kubana. Integuza y'ubukwe bwabo yanditseho amagambo yo muri Yeremiya ibice 29 umurongo wa 11 avuga ati, erega nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si bibi, kugira ngo mbaremere umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Irene amaze imyaka itari mike mu myidagaduro ya hano mu Rwanda, ndetse anazwi nk'umwe mu bajyanama b'abahanzi banyuranye binyuze muri MIE Empire. Inkuru y'ubukwe bwe rero yakiriwe neza n'abatari bake ku mbuga nkoranyambaga, bamwifuriza urugo ruhire n'ubuzima bwiza mu muryango agiye gushinga. Gusa ku ruhande rumwe hari ababona ko yambitse impeta Liliane, ariko bakavuga bati twari tuzi ko agiye kwambika impeta uko byavuga ko bakundana ariwe Aisha. Byinshi byaravuzwe hagati ye na Aisha, ariko bigaragara yuko bitari ukuri, ahubwo byari amagambo gusa. Mwifurize kuzagira ubukwe bwiza ndetse n'urugo ruhire.